ndabasuje, ndagusuje wowe uje bwa mbere, wowe ugize amahirwe yo kuba ugiye kunguka ubundi bumenyi bushya kandi buragufasha cyane, ndatekereza buragufasha. Ngiye kubereka rero application iguhereza free internet cyangwa se iguhereza internet y'ubuntu. Iyi application rero ikiza cyayo ntago ari nka za zindi ngo zisaba ngo ukore file ngo importingemo ngo amafile rikarika. Urayi downloadinga ugakonektaho mobile data zawe, ubundi nyuma internet nyine iyo application ntago isaba file ngo yikonekte rikareka. Wowe ugifungura mobile data ugakanda start ihita yikonekta ako kanya. Wowe icyo usabwa ni ugukurikiza amabwiriza gusa. Iyi application rero ni imwe niyo ngiye kubereka, yitwa AM Tannerite nkuko mubibona hano. Iyi ngiyi iya mbere muri kubona, iyi ya mbere ni na application irakora ariko par condition. Izo condition rero nizo tugiye kurebera hamwe kugira ngo ino application ikore. Nazo ntago zirenze, condition ni imwe gusa, ni uko ufite simukadi yitwa Mango 4G. Kanze nyibereke ku batazi Mango 4G rero, ngiye kuri internet. Mango 4G nyine ni simukadi ikorana na MTN ariko si ira simukadi ya MTN, nta nubwo nanone ari ya Tigo. Ni simukadi y'ubwayo yihariye, yo ibisa umweru. Nko mubizi rero Mango 4G ya service centers nyinshi, nta mujyi ndatekereza mu Rwanda utarimo service center ya Mango 4G. Kandi ikintu cy'akarusho, izi simukadi bazitangira n'ubuntu. Kandi ikindi zizwiho, izi simukadi zigira fast internet kurusha izi za Tigo ndetse na MTN, kuko zo nyine zirakubiye. Internet yazo iranyaruka ni nk'umurabyo. Bo rero ino simukadi ikimara kuyishyira muri telefone yawe, urababwira ya updatingamo. Gusa wowe nturababwira ko iyo simukadi ugiye kuyikoresha ibyo nyine, urayibagurira nk'umuntu nyine ugiye kugura simukadi bisanzwe uzajya uyikoresha kuri internet, kuko ino simukadi ntago ikora kuguhamagara, ni ya internet gusa. Ubwo rero simukadi urayishyira muri telefone, ukimara kuyishyiramo uhita uza ufungure application yawe. Iyi ngiyi application yawe uraba amaze kuyishyira muri telefone, dore ni iyi ngiyi muri kubona hano. Iyi ngiyi ubundi uyifungure, ukiyifungura urahita ukanda start gusa. Ubwo urabanza ufungure mobile data hejuru nyine gutya nkuko nazifunguye. Ukimara kuzifungura urahita ukandaho start cyangwa se connect, ubundi hano urahita hazaho agafunguzo nk'ibisanzwe, kahita kazaho. Yo ntago igorana cyane, hari n'abagafite kaza hano nta kibazo. Iyi application rero irizewe kuko twebwe hano nababwiye harya ko n'umunyeshuri wa UR. Iyi application rero ni y'abanyeshuri dukoresha iyo tutari mu kigo. Mu kigo haba ari wifi, ariko hanze y'ikigo ni application dukoresha. Wowe shaka rero simukadi ya Mango 4G uyishyire muri telefone yawe, nyuma uzanshimira. Hangana sindi bubereke ngo nyiconnecte, kuko nyine YouTube nawe ndi kwica amategeko ya YouTube, bashobora kumpana. Ariko rwose murabizi ko ntajya mbabeshya, iyi simukadi irakora. Uradownloading iyo application nakweretse gusa, ubundi ushyiremo simukadi yawe urakonekta, birahita bikunda. Nanjye rwose ndayikoresha, nuko nyine VPN ntago zemeye kwerekana uburyo zikoreshwa kuri YouTube, niyo mpamvu ntari kubibabereka. Ariko nyine ni ibintu byoroshye kudownloading application. Washyizemo simukadi yawe, ugafungura mobile data, ukinjira muri application, ugakanda start gusa, bita byihuza. Nta file, nta amasava, ukanda autosava cyangwa se ukanabyihorera, byose biri bwikore nta kibazo. Ubundi uryoherwe na internet yawe y'ubuntu. Mukore subscribe kugira mukomeze kubona update nk'izi.